Kuna wakati utafika, hari igihe kizabaho, ilitabiriwa na manabii, byahanuwe n'abahanuzi kwamba ujumbe huu ikisha kuhubiriwa, yuko ubutumwa nimara kubwirizwa, kondoo za Mungu zitasikia, intama z'Imana zizumva, watatoka ndani ya dhambi, bazava mu byaha, watatoka ndani ya kuvunja amri, bazava mu kwica amategeko y'Uwiteka, watatoka ndani ya dini zilizoanguka, bazava mu madini yaguye, watatoka ndani ya kipagani, bazava mu pagani, wanajiunga ndani ya kundi la Mungu, bingi n'itoro ry'Imana, wakijiandaa na kutubu kwa kweli, bitegura kandi banihaniye by'ukuri, watakao kataa sasa. abazanga none iyo miburo. Amosi sura 8 mstari wa 10, Amosi 8:11 aravuga ngo tazama siku zinakuja, ngo iminsi iraje, niko Uwiteka avuga, kama njaa katika nchi, inzobere inzara mu isi, njaa ya kukosa chakula, inzara yo kurya, wala kiu ya kukosa izaba ari yo kunywa amazi, watahangaika, ngo bazakubitirwa no hino, toka bahari, bava ku nyanja, toka noro kwenda bava mu majyepfo, toka este kwenda, bajya iburasirazuba n'Iburengerazuba, aseme watatafuta wenyewe walihubiriwa, bashaka babwirije ubutumwa mwumva ahangaha, mese sera tro, muriko bizaba barakerewe cyane, kabla Mungu hajafunga Uwiteka atarafunga umuryango w'imbabazi, Bwana ananyosha, akurambuye ibiganza muvandimwe. anasema Ufunuo sura 18 mstari wa 4, Byahishwe 14 aseme kimbieni kutoka katika Babeli, ni muhunge muri Babiloni, bwoko bwanjye, katika dini zote muna watu mu madini yose murema abantu na b'Imana, Mungu hataki awaangushie kitu sawa, akenenga bose bagona ibyago birindwi, anawaita arabahamagara, na wewe ni mmoja wao, kandi nawe uri muri abo ngabo bahamagarwa, na wewe simama mahali, ngayihangana uhaguruke, simama mahali ulipo, rwose hangana uhaguruke, reka tuyaine indirimbo imwe, baadaye tukapatia neno kwa wana, hanyuma turayijambo abana biyunze abandi, wakati unasikia wimbo niba wumva indirimbo iririmbwe, umwuka ukabakabye mu mutima, naona mama anasimama, ndabona mama aje, na wewe simama, nawe usigaye hangana uhaguruke, hakuna haya kuzitoka, nta mpamvu y'isoni kwitanga mu cyimbo cyiza wawe.